Bibiliya ivuga kubiba habi. Iravuga ngo ababibira mu mubiri bazasarura kubora, ababibira mu mwuka bazasarura ubugingo. Hirya yaho nta handi, nta hagati haha. Munyikirize amen. Amen. Ntibigira agashami, ntibigira kamina, ntibigira agakorosi. Ni inzira gusa y'uburambi. N'indi nzira yawe y'uburambi atari mu Bibiliya ivuga ngo Yesu yarabwirije ngo abantu benshi baramwizera, ariko bamwe ngo batinya kubyatura ku mugaragaro kuko batinyaga ko babasha mu sinagoge. Ukunda ishimwe ry'abantu riza rigeze aho umugabo amenya ukuri akanga kukudefana kugira ngo adatakaza. Barusha abacamanza bigiye ibumbashi. Imanza z'abanyamurenge azaca urubanza ataragiye ku ishuri akarusha abalisansi bigiye bazi gutegana, baza amacenga, baza abanyamurenge bari mu mubiri. Nico gituma ikanisa ryatuje. Abakozi bafite imvune, abaririmbyi bafite imvune, urubyiruko rufite imvune, ahantu hose hari imvune. Kubera iki? Tubanye n'abanyamacenga n'abakike n'abanyemanza gusa mu ikanisa. None niteka ryose amen. Igitabo cya Matayo 5:8. Hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Amen. Narimze Matayo 5:8. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Amen. Turashima Imana kubaha no mu bisho ukomeye twagiriwe kubana nawe. Ndashima Imana ku ikaze ryanyu, abashumba mwese n'abakristo. Mwatwakiriye neza, mwatwitayeho, mwatweretse urukundo. Abashitsi turi abasangwa. Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha. Ndashima Imana kubw'ubuyobozi bwa Shalom uyoboye Kitengera. Turi hano kubw'ikaze ryabo bafatikanyije namwe. Twavuganye ko tuzaza mu gihe kigufi cyane, ariko babitegura neza. Imana ibahumugisha. Ndashima Imana kubwa Revera Maruba, umuvugabutumwa mwiza cyane. Kubana nawe no mugisha mushumba. Imana ibahumugisha. Ndashima Imana kubwa Revera Bizimana. Yari afite indi gahunda, turamusibye kugira ngo tubane muri iki kibanza. Niwe chairman wa Shalom. Kuba turi kumwe namwe no mugisha. Imana ibahumugisha. Abatanzi nitwa Vicaza Etienne, niyo mazina yanje. Ndifuza ko tuganira umwanya mutoya. Numvaga ndafite amanyama yo kuvuga. Narimo mbwira abashumba bombi ngo baganire. Revera Bizimana aranga ngo iwarataramisha. None ndaganira kanya ntazi uko kangana kugira ngo aze kudutaramisha. Amen. 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 Maze iminsi mu mutima waje harimo ijambo gukorera Imana. Bibiliya Imana irashaka ko tuyikorera, kandi ijambo gukorera Imana ni rinini. Ni rinini cyane. Hariho gukora mu buryo bufatika, ariko mbere yo gukora hariho kondisiyo z'imitima yacu. Nicyo nifuza ko tuganira, ni kondisiyo z'imitima yacu. Ntabwo uvuga ngo
ukora iki ya ndashaka gusaba tuganire kondisiyo z'imitima yacu y'Imana tuhamagaye kuyikorera. Aya magambo nifuza ko Imana ifasha sindondogore, kubera ko abo twari kumwe mu gitondo n'ingarishize niyo nari ndimo nganira, ariko ndakomerezaho. Bibiliya Imana yashaka ko tuyikorera dufite Bibiliya igira ukuntu izivuga stati y'umutima Imana ishaka. Stati ya mbere y'umutima Imana ishaka mbere yo kwemera umuhamagaro wacu, mbere yo kwemera impano zacu, mbere yo kwemera ituro zacu, Imana izibanza ikemera imitima yacu. Ko Imana iziduhamagara tukayitaba, umuhamagaro imbere y'Imana abantu bavuga kwinshi, ariko twe icyo hagati yacu, hagati y'umuhamagaro wacu n'Imana haba etape zitatu cyangwa steps zitatu. Iya mbere Imana iziduhamagara, iya kabiri tukitaba uwo muhamagaro, iya gatatu Imana igacekinga kondisiyo z'imitima yacu ikatwakira cyangwa ikatwemera. Hari igihe rero abantu benshi bipfira kuri etape ya kabiri, Imana ikamuhamagara akemera ariko yo ntimwemere, kandi agakora imyaka myinshi ariko yo ntimwemere. Kubera iki? Izishingira kuri kondisiyo z'umutima. Bibiliya ivuga umutima w'umugaragu w'Imana mu mazina menshi cyangwa stati nyinshi z'umutima. Iya mbere n'umutima uciye bugufi, humble heart. Umutima uciye bugufi niwo wa mbere Imana ishaka ko tuyikorana, umutima uciye bugufi. Aho Bibiliya ivuga ngo mukora ibyo mukora byose nimugaruka mwisuzume muvuge ngo turi abagaragu b'imburamumaro. Iyo ni stati y'umutima wa mbere witavye umuhamagaro, n'ubuzima bwo guca bugufi. Ya kabiri ni umutima uri pure uboneye. Iyo ni stati ya kabiri y'umutima, ni nayo tuza kuganira. Ikiganiro canje muri mugoroba kiravuga ngo ni gute twaba mu isi yanduye ariko tugatunga imitima iboneye. Ni gute twatura mu isi yangiritse ariko tugatura muri sosiyete irimo ibibazo ariko tugakorera Imana dufite umutima uboneye. Niyo topic yanje y'uyu munsi. Nari babwiye ko stati ya kabiri Imana izishaka ko tuyikorera imitima yacu pure. Niho twasomye ngo hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umuhungu wa Dawudi Salomo yigeze kubaza ikibazo, aravuga ngo bimaze iki kuba ibwami kandi umwami utabasha kumuca iryera? Mu yandi magambo, bimaze iki kwitwa umukozi w'Imana kandi imbere y'Imana tutemerwa, itatwemera, itatwishimira, itatwakira. Kondisiyo ya gatatu ni umutima uri obedient, umutima wubaha. Iyo ni stati ya gatatu y'umutima Imana ishaka ko tuyikorera, ariko imitima yacu ifite stati yo kumvira Imana. Kumvira ni iki? No kugendera ku mabwiriza. Dukorera Imana, dufite ibintu byinshi bifurubira muri twe dushaka gukorera Imana, ariko kwibaza ngo se nubwo tuyikorera ariko turi abantu bumvira? Icya gatatu Imana ishaka, icya kane Imana ishaka ko tubikorera dufite imitima iri teachable, yigishwa, turi abantu bigishwa. Kuko Imana ntikunda umuntu utigishwa, no. Imana ikunda umuntu wigishwa, akarerwa, agakura, akava mu rwego yarariho. Aho twari kumwe mu gitondo narimo mbabwira agaciro k'umwanya, nababwiye ngo Bibiliya idefinisa umwanya mu buryo butandukanye kandi n'impano rusange yaduhaye, ariko Bibiliya ivuga ko ubuzima, umwanya, iminsi, time ni sezo. Sezo ni iki? Ni igihe cy'iminsi myinshi ufatanye gishobora kuba hari ikintu kimwe kiyoboye iyo minsi myinshi mu buzima bwawe. Ugasanga hari ikintu kimwe kiganje mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3 y'ubuzima bwawe. Iyi sezo rero Bibiliya ivuga ngo Imana niyo yimura igihe. Ibihe Imana yimura ni amasezo. Ishobora kuba mbi cyangwa nziza, ariko twebwe tuyikoresha dute igihe cy'Imana? Sezo kuri twe
Imana yigenzura mu gihe kugira ngo itwigishe, kugira ngo dukure. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora guha umuntu sezo y'imyaka 3 cyangwa 5 ishaka ko akura. Iyo ya sezo yamuhaye imyaka 5 atakuze, amahirwe y'imbere aramucika. Nicyo gituma igihe kirahenze mu buzima Imana yaduhaye bwo kuyikorera. Imana ntikunda abantu bica igihe nabi, no. Imana ishaka abantu bakoresha igihe neza, kuko mu gihe nicyo gihe Imana itugeragerezamo, ikatugerageza tugatsindwa cyangwa tugatsinda. Iyo umuntu yaferinze mu ishuri ntagira amahirwe yo kwibuka, kandi mu buzima dukoreramo Imana Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bubi. Ntabwo mugomba kuba muri class uyu mwaka ngo muzayisubire mu mwaka utaha no guferinga. Ntabwo tugomba gukorera Imana ku rwego turiho none ngo nyuma y'imyaka 2 ariko tuzoba no guferinga. Iyo ni failure, kandi iyo failure iterwa no kutamenya gukoresha igihe neza. Umutungo witwa umwanya Imana yawuduhaye, iyo tutawukoreshereza ngo dukure tube bikubi, Imana ntitwizerera amahirwe y'imyaka izaza. Ariko sibyo nababwira, ndacyo sibyo nababwira. Nazababwira stati y'umutima ukorera Imana, ariko babwira umutima uri kwicara. Imana izishaka ngo tugire umutima wiga, twigire ku makosa yacu, twigire ku makosa y'abandi, twigire ku ijambo ry'Imana, twigire ku birenge by'abatubanjirije. Imana ishaka ko umuntu wese uyikorera wahamagawe agira umutima wiga. Abana bacu mubona b'abasore b'abayumwe b'abanyamasengesho badakunda kwiga, badakunda kurerwa, ni risike cyane mu buzima buzaza, kuko umuntu utararezwe n'abapasiteri azagira ikanisa ry'ibihomora. Imana nta bandi bantu bari bafite amahirwe yo kwiga nk'abana ba Eli. Abana ba Eli bari mu kibanza cy'ubutambyi, babura amahirwe afata Samweli wari ufite umutima gusa wo kwiga. Icya gatanu, Imana ishaka ko tuyikora dufite umutima w'ubwizerwa. Imana dushaka ubwizerwa kuruta impano. Imana dushakaho kuba bizerwa kuruta impano zikomeye. Gatandatu, Imana ishaka ko tuyikora dufite umutima w'impuhwe, wa compassion, w'urukundo. Ko tuyikorera dufite umutima witinya, uyubaha, God fearing heart. Ni byinshi Bibiliya uzuvuga ngo ndavuga ibintu 7, abandi bakavuga ngo jewe nzi 10, ariko ibi mbabwiye Bibiliya ni nini. Nababwiye ko muri izi stati z'umutima ndababwira gusa imwe, stati yitwa ngo umutima uboneye. Ni gute naba mu isi yanduye ariko ngakorera Imana afite umutima uboneye? Bibiliya yavuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Bavandimwe, turi abakozi benshi. Muri ibyo yaravuze ngo tuzaba ibihumbi turamye umukiza. Ariko muzamutekereza ko mu ijuru azabirunguze, ntarungu zaba mu ijuru. Nubwo twese tutaboneka, hari ibihumbi bizaje. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza, muririmbira twese, urimanikira mukamuri byose, Amen. Ako mufite umupore kabisa. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, urimanikira mukamuri byose, umuntu ninamutubwira. Ubu ntegereje akini akanye kuzasobanuka
Imana dukorera irakomeye. Yesu nzi kufita harimo ibyo wabereye, icyo wambitiye kugira ngo zagere ijuru amahoro, icyo wambitiye kugira ngo zagere ijuru amahoro. Dukorera Imana ikomeye idafite amaso nk'ay'abantu, itanagira analize zimeze nk'iz'abantu, idashingira kuri ibi tubona kugira ngo twemere cyangwa tugaye, izishingira kuri kondisiyo z'imitima yacu. Igihe Dawudi abaye umwami, siwe wari mukuru umwami, yari afite bakuru be kandi beza. Samweli ngo abarebeshe amaso y'umubiri, aravuga ngo ni ukuri Imana izi kureba, ariko waje kumena waje gusuka amavuta, Imana iramubwira ngo ya aba basore nabagaye kuko reba mu mutima sindeba kaba. Munyikirize amen. Zamura amaboko y'Imana asifiwe Yesu. Ariko mani ico gukundira washize ibanga ryaje nawe, ariko mani ico gukundira washize ibanga ryaje nawe. Ibanga riba hagati y'Imana yahamagaye, nta wundi muntu urimunesha amaso. Ntimukanibeshe ku bantu murebesha aya maso asanzwe. Imana ireba mu mutima, ndavuga ngo uyu naramuhamagaye aritaba, kondisiyo z'umutima we nazemera cyangwa ntaragira igihe nazemera. Ni gute turinda imitima yacu igakomeza kubonera mu isi yanduye? Icyambere ni ukubaho ubuzima bwemerwa n'Imana apana kwemerwa n'abantu. Imyaka myinshi mu buzima, imbogamizi z'amasengesho yacu n'ibikorwa byacu, tugenderera kugira ngo twibaze wese abantu batuvugaho iki, abantu badutekereza gute. Ariko Imana nitwemera cyangwa ikaduhakana. Nibuka igihe Abanyisiraheli bagiye gutata ari 12, abagabo bamwe bazanye kubica mugongo, Yoshua na Kalebu baravuga ngo nimba Uwiteka gusa atwishe. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Imbogamizi nyamukuru abafarisayo bagize, bakundaga ngo amashimwe y'abantu. Amashimwe y'abantu azatwara umuntu, agatwara umuntu, agatwara umuntu. Amashimwe y'abantu arakomeye. Ntimubona uko turi kubarana twese, uyu yakura ahangaho n'agakura. Umurimo w'Imana twawugize imituri. Ikintu kimwe cyatumye duhindura umurimo w'Imana imituri, ni ugukunda gushimwa n'abantu. Kuko umuntu wese ukunda gushimwa n'abantu azashaka ngo agire abo yigurira. Pawulo yaravuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abwira itorero yasezeraga, aribwira ngo nibara kugenda nimvaha hazaza amaseka, ariko amwe azavuka muri bo. Bazahaguruzwa badashatse ko muhinduka abigishwa ba Kristo, ariko bazahaguruzwa no kugira ngo babahindura abigishwa babo. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Bamwe bazavuka muri mwe bahinduka amaseka. Ese muzamubwira ngo dutegereje amaseka yandi ameze gute? Ubu muri twe harimo amaseka
muri umurimo dufite kuri none harimo amasenga y'ikazi. Pawulo yaravuze ngo azavuka muri bazashaka guhindura abantu ngo baba bigishwa abantu kuruta uko babagira bigishwa ba Kristo. Umutima wo gukunda ishimwe, umutima wo gukunda guhimbazwa no kuvugwa neza n'abantu, umutima wo gukunda popularite uzutakaza focus yo kunezeza Imana. Munyikirize amen. Mana azagushimisha umutima wanjye, nzakubwira amaboko yawe, nzakubwiriza wabwiye. Bibiliya ivuga ngo Yesu yarabwirije ngo abantu benshi baramwizera, ariko bamwe ngo batinya kubyatura ku mugaragaro kuko batinyaga ko babaca mu sinagoge. Ukunda ishimwe ry'abantu rizanigezaho umugabo amenya ukuri akanga kukudefana kugira ngo adatakaza inshuti. Gukunda kuvugwa neza no gukunda fanatisme kuza gutuma abantu b'abagabo n'abagore barimo Imana batinya kuvuga ukuri, bakamuca ku mpande ngo adatakaza kanaka. Abantu benshi bizera Yesu ariko batinya kubivugira ku mugaragaro ngo batabaca muri rubanda. Munyikirize amen. Pawulo yaravuze ngo si ishimwe ry'abantu ushaka, ntabwo ngishaka ishimwe ry'abantu. Iyo nja kuba nshaka ishimwe ry'abantu simba naragize imibabaro nayo makuboko bwa Kristo. Imana ibahumugishe, Imana ibahumugishe, Imana ibahumugishe, Yesu abahumugishe. Zamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu. Wa mwanya ko ngiye kuba nazi ko musigaho gatoya tugataha. Umutima uboneye ugenderera kunezeza Imana yonyine. Ntabwo ushaka popularite, oya. Ntabwo ushaka ko abantu bakurayikinga ngo ntabwo ushaka title, oya. Umutima uboneye ntabwo ushaka ko abantu bakurekonesa. Abafarisayo ngo bakundaga gushimwa mu bantu, barabikundaga icyo cyubahiro kuvuga ngo umurekonesa uvuge ngo kanaka icye y'abandi basharo kanaka arakomeye, barabikundaga cyane. Ariko umutima uboneye ibyo ntibiza biwutwara umutima. Nta mutima uboneye uzurwanira ishimwe n'icyubahiro, oya. Abantu bo muri iki gihe bakunze iki? Abantu bo muri iki gihe bakunda ko baba applause. Abantu b'iki gihe ubakomeye amashi yaguha ibyiwe byose ukabitwara. Abantu b'iki gihe bakunda ko bavuga neza nubwo ari babi. Haba n'abaronse ashaka kuvuga ko ari mwiza, n'abasambanyi n'abajura n'abagome n'abantu bakabica baciye ibintu baza bashaka ngo uvuge neza. Ab'iki gihe nico bakunda, ariko umutima uboneye ukunda ishimwe, ukunda kunezeza Imana. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Imana ibahumugishe. Baratuntu nka turindwi ariko reke mbabwira kandi kamusomeza. Ishimwe ryuzuye umutima, Yesu waraze, wakize n'amarembo y'urupfu, Yesu waraze. Kromeraso. Zema nisho. Asifiwe. Icya kabiri ni ukurinda umutima. Nta muntu ushobora gutunga umutima uboneye keretse yashoye imbaraga zo kuwurinda. Nta muntu ushobora gutunga umutima uboneye muri iki gihe cyane keretse wenyine agize uruhare rwo kurinda umutima.
Bibiri iravuga mu gitabo cy'Imigani kandi no kuri 23 baravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariyo soko ari bije ubugingo bikomoka. Imana yaturindishije imitima yacu. Umukristo utagira uruhare kurinda umutima we ntidushobora gutunga imitima iboneye imbere y'Imana, keretse tugize uruhare rwo kurinda imitima yitwa n'iki? Imitima yitwa n'ibyo ireba, imitima yitwa n'ibyo yumva, imitima yitwa n'inshuti. Ibyo byose byitwa umutima. Imitima yitwa n'ibyo irarika. Iyo umuntu icyo ararikira cyose yemereye atemeye kugikora, naho umutima upfira. Iki gihe turimo ni igihe cyo kurinda umutima wawe. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu. Amen. Duhe Imana icyubahiro kandi. Asifiwe Yesu. Amen. Aya machafuka araha muri imihanda muri mitima yawe. Aya machafuko araha mu nganda muri mitima yawe. Ko imbaraga z'Ubukristo n'ubuhamya, imbaraga z'ubutumwa n'ubuhamya, imbaraga za responsibility inshingano Imana yaduhaye n'ubuhamya. Imana yatugize abapasiteri, imbaraga z'umupasiteri n'ubuhamya bwiza. Umupasiteri utagira ubuhamya bwiza ni umunyantege. Imbaraga zivuga butumwa n'ubuhamya. Umuntu udafite ubuhamya bwiza z'uvuga butumwa. Biravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariyo soko y'ijuru. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Zamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Iki gihe turimo ni igihe cyo guhungisha umutima wawe, kuko ibyica umutima ni byinshi. Bibiri iravuga ngo ntimutinye iby'ikibi, mutinye umuntu wica umutima n'umubiri akazabona kujana gihano. Muzi ubwoba dufite bw'abarozi, kandi icyo bica ni imibiri. Ariko ngatinya umurozi, kandi ndagira ngo mbabwire ko abarozi batazabagendesha amaguru n'uyu mubiri, ariko twe tukabahungisha amaguru n'uyu mubiri. Ariko abarozi baza binjira mu nzu ikinze na metalike hari igufuri, bakagusanga mu cyumba gikinze kirimo igufuri, bakakumiga nijoro. Ariko muri uko bahunga mukabiba abana banyu kubukwe n'abandi, ko murabiba abana ntibabaho. Uburozi buza buhungishwa amaguru, uburozi buza buhungishwa amasengesho. ugahungana n'umuntu akagenda uburozi bukomeye ufite kuri wowe akanwa kari mu burozi bukomeye bw'ishitore. Turi mu kubana mu itorero turi abakristo 100 bari mu bice 10. Abakristo ba 10 bavuga rumwe, abandi 10 bavuga rumwe, abandi 10 bavuga rumwe, abandi 10 ntibazo bavuga. Barozwe n'iki? Barozwe n'akanwa. Akanwa n'isu iza yica umuti. Tugatunga abantu muri twe barapfuye, tugatunga pasiteri wapfuye muri twe, tugatunga abayumbe bapfuye muri twe, tugatunga abakristo bapfuye muri twe. Akanwa n'uburozi. Bibiri iravuga ngo urinde umutima wawe. Muzi intumbi z'abantu dufite umutima yacu, mwongere mubazure babe bazima, muhungishe umutima. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu. Muhungishe imitima. Iki gihugu turimo kiraroga, iyi si turimo iraroga. Muhungishe imitima yawe.
ntimuhungishe imibiri, muhungishe imitima yawe. Bari bahungishe. Zana imbaraga zawe usutume kure, turakurindiye amasazi. Koma amashyi. Zana dutuye mu isi yangiritse mu mico n'imyifatire, ariko tugomba kurinda imitima yacu. Sema amen. Nuza ugenda muri sosiyete y'abandi badamu, nuza umenya ko abo mwirigwanye bamwe bangiritse mu mico n'imyifatire. Nugenda mu bandi bagabo umenye ko bamwe bangiritse mu mico n'imyifatire, umenye ibyo uvuga n'ibyo usiga, umenye umwanya mubarana kugira ngo ubone kurinda umutima wawe. Rinda umutima wawe. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Mwo kwihangana nkababwira kandi kamwe ka gatatu. Babwire kamwe gusa. Baciye gutara. Zana imbaraga zawe usutume Sema amen. Sema amen. Akandi ni nukuba depanda n'umwuka wera buri munsi. Depending daily on the Holy Spirit. Kuba depanda n'umwuka wera buri munsi wari mwenye. Kugengwa n'umwuka wera buri munsi wari mwenye. Hakindi kumbaraga z'umubiri titwoboneza imitima yacu. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abagalatiya 5:16 haravuga ngo mugendere mu mwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ni ibintu bibiri ntawo bicika, nta kindi cya gatatu gihaba, nta bundi bwenge buhaba hirya, nta mubandi no gukoresha ubwenge busanzwe babishobora. Hari abantu bamenye ubwenge no gucangamuka, nta muntu wacangamutse woba hirya y'ibyo zombi. Nukuvuga ngo nugenda uko umubiri ushaka uzakora ibyo kamere ishaka, nugenda uko umwuka ashaka uzica ibyaka. Bibiliya ivuga kubiba habiri, iravuga ngo ababibira mu mubiri bazasarura kubora, ababibira mu mwuka bazasarura ubuzima. Hirya yaho nta handi, nta hagati haha. Munyikirize amen. Ntibigira agashami, ntibigira kamina, ntibigira agakorosi, ni inzira imwe gusa y'umurambi. N'indi nzira yawe y'umurambi atari mu mwuka, ni mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo gusa utazakora ibyo kamere ishaka. Ariko igihe mutayoborwe n'umwuka ni obvious, nta yindi ngibiri muzakora ibyo kamere ishaka. Sinzi niba mwumva logique y'iri jambo. Bibiliya izikoresha ijambo na logique yaryo yuzuye. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri, nta kindi cya gatatu gihari, nta n'ikindi cya kane gihari. Ni kimwe, ni ukuyoborwa n'umwuka cyangwa gukora ibyo kamere ishaka. Itorero ni ryiza. Itorero ryubatse ku mbaraga z'umwuka wera ni ryiza. Burya igituma abantu bari gukora analize y'itorero ni imbuto z'umubiri mu itorero, ariko imbuto z'umwuka mu itorero nicyo gihe umuntu azaba kuwa mbere akarambirwa ko ninga hazagera.
iyo umuntu ari mu mubiri azayiganyira ko niga hazaga abantu bari kwiganyira bari gutara mu bitondo bakiganyira kugaruka ari mugoroba ariko umwuka ni mwiza munyikirize amen umugabo ngo yigeze kuja gusenga arasenga icyo gihe ngo abantu baza bavuga cyane kuru nawe aravuga ati Imana yari pasiteri abantu bataye mu kanisa je nyingi usigara je waje mu masengesho arasenga cyane ngo yararebewe cyane ngo Imana iramubwira ngo usenge ubuse gusi nibwitorero rizakora Yesu yaravuze ngo ichukueni nira yangu sababu nira yangu ni rahisi umutwaro waje sinzi mu urwaje urorohe imubona ya mazina turimo kwitikaniza ziriya ni imbuto z'umubiri mu ikanisa ariko imbuto z'umwuka mu ikanisa umukristo azakunda ikanisa akaba yoroshye umukristo azasenga akariruka agira ngo arahora yakwinjira ihuduma yashaka bataki ihuduma kwikenyuza ariko twe dufite abakristo ari mu gutekereza ko azafunga saa 8 ya nijoro izarika murya kandi amaze kujya saa 5 uburyohe bw'iby'Imana n'umwuka iyo ukuyemo iby'Imana ugakura mu mwuka bizabirura bizabirambirana sema amen munyikirize amen zamura amaboko kandi sema amen iyo umuntu arimo imbaraga z'umwuka aza akora ibintu byinshi biruhije kandi biremereye ntabyumve kandi ntavuge Pawulo yaravuze mu bushobozwa bwose na Kristo suko Pawulo yarashoboye ibyoroshye oya suko byari byoroshye ibyo yari arimo akora nuko imbaraga z'umwuka wera mu murimo w'Imana zirakomeye muyobowe n'umwuka ariko mutazakora ibyo kameresha ariko muzi imbuto zaka murasisi neza muzi abagabo b'abanyamurenge baza kubura abagabo b'abanyamurenge baza amakika kubiya cyane aya makika y'imazi uwo bavamo se barusha abacamanza bigiye y'ububashe imanza z'abanyamurenge azaca urubanza ataragiye ku ishuri akarusha abarisanse bigiye bazi gutegana baza amacenga baza abanyamurenge bari mu mubiri nicyo gituma ikanisa ryatuje abakozi bafite imvune abaririmbyi bafite imvune urubyiruko rufite imvune ahantu hose hari imvune kubera tubanye n'abanyamacenga n'amakike n'abanyemanza gusa mu ikanisa imbuto z'umubiri ariko Bibiliya yavuze ngo muyobowe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kameresha zamura amaboko duhimane ijoro asifiwe Yesu mwamba uliyopasuka ndani maji yatokayo mbavu zako singena roho yangu naomba kazi za mikono wezi kukomo hata ningelia sana na kufanya kazi singeweza kukomo peke yako munyikirize amen munyikirize kandi amen Imana ibahumisha kazi itorero riroroshe itorero bazibizi nabwira abantu ngo itorero rya mbere ryari simple and practical no kuvuga ngo ryari rifite ibintu biri très simple kandi biri pratique gusa ntabwo bari bafite amayeshero menshi y'ubuyobozi ngo bazuce kwa bishop ngo uce kwa revera
ubanza uke ku bayumbe ntacyo babaga. Ubuyobozi bwabo bwari very simple: intumwa, abadiyakoni, abera. Uzamura amaboko z'Imana icyubahiro. N'Imana yo mu ijuru icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Nawe itorero ry'ubu ryaragoranye kubera ko umukuru w'urubyiruko mutabashe kumukonsulta ikibazo. Umukuru w'abanyamasengesho mutabashe kumukonsulta ngo anyurwe, umuganirize muvugo nyine umushekerera nyugwe ikibazo. Umukuru w'abaririmbyi maze mukonsulte umuganirize neza, umushekerere anyugwe natanyugwa ikibazo. Aba mama mushaka umuntu uzi kuvuga neza, abaganirize neza, niba tumva neza kera ikibazo kirabaye. Itorero rya mbere ryari rifite ibibazo byose, byari simple and practical. Amen, amen. Munyikirize amen. Zamu amaboko dushimane cyane. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima nawe, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye Imana ibaho umugisha. Munyikirize cyane, Imana ibaho umugisha. Munyikirize cyane, Imana ibaho umugisha. Itorero rya mbere Bibiliya ngo nta muntu wagira ubwiko ku kintu. Umuntu ufite ikintu nta bindi bibazo byinshi. Nko kuriya pasiteri agiye kurya amafaranga yacu, ntacyo bari bafite. Ufite akantu yakazanaga mu kanisa. Bibiliya ngo nta muntu wagira ubwiko ku kintu. Icyakabiri, nibagira mu kanisa babahameza bamwe bibuke gusa Yesu wapfuye ku musaraba akazuka, nta bindi byinshi. Imana ibahugishe. Bicare ku birenge by'intumwa babishe bababwira ukuntu babanye na Yesu. Yohana yaravuze ngo uwo twibone. Zamura amaboko z'Imana cyane. Asifiwe Yesu. Ngaya makuru y'abanezeza. Yohana hasubiramo mu gitaramo akababara ati twebwega uriya mutife amaso yacu yaramubonye. Yohana waramubonye kumubona gusa intoke zacu zamukoze. Nico nta kindi cyari kibashishikaje ngo nukumva iby'intumwa ziki mekosira none bera so. Ariko mani cyo gukundira washize ibanga ryaje nawe Imana ibahugisha. Yesu abahugisha. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Twebwe twagize ibintu byinshi mu mutwe. Abera ba mbere nta bintu byinshi bari bafite. Itorero rya mbere rihera ku munsi wa Pentecoste kugeza igihe cya Constantine. Constantine niwo waje aba ba bishop abamubona babarembera. Arafasinya abarembera. Aba barembera bisimana yamazina. N'abarembera maruba. Aya yazanye ibibazo. Hari revera bisobanura nyiricubahiro. Wari nyiricubahiro kuri bo yari umwami w'abantu. Ejo gituma itorero rya mbere ryari rifite utuzumira twose turi mu kucako ntatwe. Ariko ga umubiri nawo waraje. Umare kuza urasesera. Umare gusesera utuzanya abapasiteri b'abanyabishiki kandi baze kugukikana. Umare kuvaho ntibamuyiro. Tuzanya abapasiteri b'abasinzira nabo ntiborosheka abasinzira no kubwami nabo. Bibiliya yavuze ngo muyobogwe n'umwuka nibwo mutazakoresha kamere ishaka. Mungu alibariki neno lake.